Ese kuki baba ibitambo? Kuki hari abana b'ibitambo koko? ntago yamfashije nyine nahise ancika arigendera. Nahuye gute? Twahuye gutyo nyine tugeze ku musozi ariko ntabwo Ku musozi? Mwari musanzwe muziranye? Ndi Muhanga, ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ndi kwiruka njya gutanguranwa n'imodoka. Mbona umubyeyi uri kugendana akana karushye. Numva binyanze mu nda, muhereza ukuboko kugira ngo menye byinshi kuri ako kana n'ubuzima we na mama we babayeho. Burya ntabwo ari we mwana umwe afite babiri b'impanga. Uwo munsi nuko undi mwana yari yarwaye, ntabwo bari bagendanye, yari yamusize mu baturanyi. Kuki aba bana baba ibitambo? Kuki baba ibitambo y'ibintu batazi igihe byabereye? Jewe mu myaka nyine nyine Imana ibakujije bajya mu mashuri akiga, tukava wenda nkaba muri ubu buzima wenda bubi, nkajya nshaka n'ikiraka wenda nkazajya mbakorera nabonye wenda numva ntarwaye. Nawe nuhura n'uyu mubyeyi uzamuhereza ukuboko, muganire, azishima, ndetse abana be bazasunika iminsi y'ubuzima bugoye bari gucamo. Yitwa Emanueliya. Uko niko avuga incamake y'ubuzima bwe. Tunyanijije Imana Emanueliya. Nyine ababyeyi barapfuye, duhita twigira mu bundi buzima, nyine tugira mu kazi ko mu rugo. Noneho ubwo nyine biba gutya amashuri ntitwayajyamo kubera imibereho mibi. Ntabwo yibuka igihe ababyeyi be bapfiriye. Yagarukiye mu mwaka wa mbere wa primaire. Ntabwo mbyibuka, twari turi batoya ariko baringaniye, ariko ntabwo tubizi. Twagiyeyo nigaga mu wa mbere mpita ndivamo, tanigira mu kazi nyine gutyo nifatirwa ubuzima bundi. Yakoze akazi ko mu rugo, ngo yakavuyemo agiye gushaka umugabo. Bari bamfashe neza, igihe kigeze nyine ubwo igihe kigeze ndababwira ngo nditahiye akazi numva naragahaze, mpita mbabwira ati nditahiye ngiye kwishakira umugabo. Noneho ubwo ngubwo nyine sinamushaka gutya, ariko mpita mbyara kuri nakoze Gisagara na Gisozi. Karavunanaga, ntabwo kari kagize kameze neza cyane, ariko karavunanaga nyine. Ndavuga ati yo kugira ngo none nkora akazi ko kuvunana mpita nitahira. Atwita abana be babiri b'impanga yabayeho nabi. Nahise mbona nyine mpita niyakira mu bundi buzima nyine busanzwe, nyine ndakomeza ndayibyara. Ubwo biraho bigeze aho mpita njya kwa muganga. Ngiye kwa muganga nyine njya mu buzima bubi, nyine abaganga bakazajya bamfasha, bamwe bakajya baduha ibyo kurya kubera n'abantu batatugemuriraga. Ubwo rero aho maze kubyara mpita ubwo nyine barampemba nyine abaganga. Noneho bamaze kumpemba barananyambika pe, mpita mbona gutaha. Umugabo yamutera inda ku musozi. Oh my God. Ntabwo yamfashije, nyine nahise ancika arigendera. Nahuye gute? Twahuye gutyo nyine tugeze ku musozi ariko ntabwo. Ku musozi? Mwari musanzwe muziranye? Nyuma yo kubyara abana b'impanga yabayeho nabi cyane. Nahise njya mu buzima nyine mvuye kwa muganga,
ubwo ngubwo mba njya mu rugo, ngiye mu rugo nyine ngira ubuzima bubi nyine, nkajya mfata umwana umwe nkamuheka, undi nkamushyira gutya nkamuterura mu ntoki, noneho nkajya njya gushakisha igikoma kugira ngo mbone imbaraga zanzamura zajya zituma n'abana bakonka. Ni impanga, ni abahungu bose. inshuro nyinshi barabura. Ikintu kimvuna cyo cy'aba bana mu mikurire yabo ni ukubera tuburara, mbese twajya kuburara nkavuga ati se turaburara n'aba bana sibagwingira, noneho nkabona kuza mu muhanda nshakashaka ibyo kurya byabo. Burya ngo arwara na asima. Nkunda kurwara asima, nkabura akazi, nkakabura umuntu akazi, cyangwa se nkanahera no mu nzu ngabona akaburara, ubwo twese twaburara, ubwo naba ndangije, ubwo naba nsiriyutse nyine, ubwo nkabona kuza mu muhanda nshakashaka two kurya twabo, nanjye n'ibyo kurya. Nibwo buzima mbayemo. Nta bumenyi buhagije azi ku ndwara ya asima, niyo mpamvu bigorana kubaho no kwivuza. Asima barambwiye kwa muganga, basanze bambwira ngo ni icyogajuru kiba gitumbatumba iyo imvura iguye, uko imvura iguye bigenda bituma ugenda utumbama ukanasemeka, nyine nkamererwa nabi, nyine nkasuhererwa, kandi na n'ubu urumva ko mba nyifite. Njya mbonye udufaranga ngura muri farumasi, nkabona byoroherwa buhoro buhoro. Yifuza ko abana be bakwiga, nawe akava mu buzima bubi akabitaho. Jewe mu myaka ine numva nyine Imana bakujije bajya mu mashuri bakiga, tukava wenda nkaba muri ubu buzima wenda bubi, nkajya nshaka n'ikiraka wenda nkazajya mbakorera, nabonye wenda numva ntarwaye, ariko abana bakagenda bakajya mu mashuri. Ababazwa no kuburara ndetse n'uburwayi bwe. Ubundi ngiye mu buzima bwanjye mbayeho numva babimbabaje ni ubukene, ubwo ngubwo umuntu akabura ikintu arya, akabura ikintu anywa, gutyo nyine no mu ndwara zanjye, gutyo n'ibyo bibazo byanjye byose nyine babirimo byose. Ashimishwa no kuba yaramutse. Hari igihe kinshimisha rimwe na rimwe, no kuba Imana iba yandamukije nyine, ikandamutsa nkihumeka, ese wenda nkabona utuntu twiza, wenda nkaba nishimye buhoro buhoro nyine. Ahora ahangayikiye ikintu kizakuza abana be. Numva nta kintu naba ntekereza nyine, kuko iyo mbabonye nyine mba numva Imana yarabamaye, ariko nkatekereza kuba navuga ati ese bazakuzwa n'iki. Nta makuru na make afite ku mugabo we. Umuntu w'umusore ntago mbizi bye, naye se ubwo ngubwo ndi nyiri umukobwa, ubwo namenya ibyiwe uko biba bimeze, atari ibyanjye, njye ibibazo byanjye ari byo mfite byenyine, ntago nanamwemera. Nese uko yaranaye afite wa muganira ateye inda ye, najya kubona nkabona abana bakuze gutya, najya kubona nkabona baraje, ubwo namwemera simbizi, ariko kwe najya mbibukira bana barasa, ubwo yenda barasa. Ubishoboye yamufashiriza abana bagakura. Njyewe mu bana banjye ubundi ikintu cyabafasha, numva babafasha ibintu byo kurya n'imyambaro, gutyo bakazamuka. Nanjye mbonye ubufasha nanacuruza, numva nacuruza utwo mbonye, yaba ari inyanya cyangwa se izo ntoryi cyangwa se karoti, gutyo icyumva numva cyangirira umumaro cyaba ari iki. Next Hope TV yamuhaye ukuboko ngo arebe icyo agaburira abana.
nawe wabaha ukuboko, wenda abana bazakura bumva batari ibicibwa. Barakoze, Imana ibaha umugisha. Iyi Next Hope TV, kora subscribe.